Bareke bakwanga nibaza hujya nibaza umurongo w'Imana kuri wowe bakwanga uyu munsi kuko batareba kure ariko ejo bazatangara bazavuga bati nitwabibonaga niba kagucira urubanza ngo wumve kudashoboye ejo hawe ni heza cyane ku buryo bataguha agaciro uyu munsi batazabura kukureba nk'intwari. Imana irakubona iragukunda kandi yakuremye kubw'umugambi. Komeza ugende, komeza usenge, komeza ukore ibyo bakuvugaho uyu munsi sicyo kizajya nicyo uzabeje. Komeza urugendo rwawe. Abantu benshi bazaguca intege si uko bakurusha ubushobozi ahubwo nuko batinya kukubona ubarengaho. Nugatakaza icyizere kubera amagambo aguca intege. Icyo ukeneye ni ukwemera ko ushoboye no gukomeza guharanira intego zawe. Ntuzemere ko amarangamutima y'abandi agena icyerekezo cyawe. Ubaka ejo hawe ukoresheje imbaraga zawe no kwizera ufite. Kandi wibuke ko intsinzi si y'abantu bose bahita babona ako kanya. Intsinzi ni y'Imana iguteganyiriza. Buri kintu cyose ukoze uyu munsi ni nk'ibuye wubakisha inzu yawe y'ejo hazaza. Buri sengesho, buri mubyizi, buri kigeragezo wihanganiye byose bizatanga igisubizo igihe kigeze. Abaguciriyeho iteka bazatangara igihe Imana izakugaragariza. Bazibuka amagambo yawe, ibikorwa byawe, kwihangana kwawe nuko umuntu wakomeje nubwo byari bigoye. Nta kintu gifite imbaraga kurusha umuntu wemera Imana kandi agaharanira intego ze. Ni wowe uwo muntu. Gira icyizere, igihe cyawe kiraje kandi kizavuga byinshi kurusha amagambo y'abagutuka uyu munsi. Uri mu rugendo rutagomba guhagarara kubera imbeho y'abantu cyangwa izuba ry'ibibazo. Buri munsi utera intambwe imwe igana imbere, iyo ni intsinzi yawe. Wenda si benshi babibona ariko ntugakorere ku maso y'abantu, korera isezerano wahawe. Hari igihe utabona inyungu z'ako kanya ariko icyo ukora kizabyara umusaruro. Ntugacike intege igihe cyose igisubizo kitaraza. Igihe cy'Imana ni cyiza kandi iyo kigeze ntihasigara ibibazo. Ntugacike intege kuko usenga ariko bikinangira. Ntugacike intege kuko ukora ariko bitagaragara. Niba ukiri mu nzira uracyafite amahirwe. Imana ntiyibagirwa abatuye umutima wabo mu bikorwa byiza. Niyo byatinda ariko bizaza. Ntuhagarare kuko utakibona aho uca ahubwo fata icyemezo cyo gukomeza. Niyo inzira yaba irimo igihu Imana irahari imbere yawe. Intambwe utera uyu munsi niyo izavamo urugendo rurerure rw'intsinzi yawe. Abandi bashobora gutinda kukubona ariko ntibazatinda kubona icyo Imana ikorera mu buzima bwawe. Hari igihe utakumva imbaraga ariko ihangane. Imbaraga nyazo si iz'umubiri gusa, ni iziva mu kwizera. Waba uri wenyine cyangwa uri kumwe n'abandi ntibihindura agaciro kawe. Imana ntiyaguha ubuzima busanzwe, yaguhaye ubuzima bufite intego. Komeza urugendo, hari impamvu uriho kandi iyo mpamvu irakomeye. Kwihangana si intege nke, ni imbaraga zibyihishe. Iyo uhagaze ku kinyoma ngo wirinde ukuri uba utakaje byinshi ariko iyo wihanganye ngo urenge ukuri uba wegereye intsinzi. Kwihangana ntabwo ari ugutinda kugera ku cyo ushaka ahubwo ni ugukomeza ukagana ku cyo wifuza niyo waba waratinze. Kwihangana si ugupfukama gusa ngo usenge, ni ugukomeza guhaguruka mu gitondo niyo iby'ejo byaba bitaragenze neza. Abantu benshi batsinzwe si uko bari abanyantege nke ahubwo ni uko baretse kwihangana bakiri kure gato yo gutsinda. Komeza ihangane, kwihangana kwawe kuzabyara ibisubizo. Igihe cy'intsinzi ni cyiza imbere y'uko wuzuza isomo ryo kwihangana. Ntuzigere wigereranya n'abandi. Inzira yawe ntabwo ari iy'abandi. Ibyo abandi bagezeho biri mu gihe cyawe, ibyawe biri mu gihe cy'Imana kuri wowe. Kwigereranya ni uguta amahirwe yawe yihariye kuko ibyo ufite ni wowe byateguriwe. Niyo waba utaragera aho ushaka uracyari mu nzira kandi buri wese aba atandukanye mu rugendo rwe. Niba akakubwira ngo reba uko runaka yagezeyo kuko uko yagezeyo atari kuzagerayo. Imana yateguriye buri muntu inzira ye n'isaha ye. Wihatire kuba icyiza mu nzira yawe aho kwihatira kwigana abandi mu nzira zabo. Ntuzacike intege kuko utarabona ibisubizo. Hari igihe usengera ikintu imyaka myinshi ariko bikanga, ntibivuze ko utumviswe. Imana nibura gutega amatwi amasengesho yawe. Yego Imana ishobora gutinda ariko iyo igihe kigeze iratungurana. Komeza gusenga nubwo nta gisubizo urabona, komeza gukora nubwo nawe ubikubwira, komeza kwizera nubwo ntacyo ubona kuko igihe kizagera icyo wategereje imyaka myinshi kizaza nk'igitangaza. Imana irimo kugukorera mu buryo utabona ariko izakwerekana ku mugaragaro. Ntucike intege, ibyo wifuza byose biri mu nzira. Igihe cyabyo nikigera ntibizatinda. Komeza kugira icyizere, ntabwo uri wenyine. Buri wese afite ibihe byiza n'ibibi ariko ikiruta byose ni ukwiyizera no gukora ibishoboka byose ngo utangire gutera intambwe. Hari ubwo ubuzima bushobora kukugora gusa ugomba kwihangana. Nubwo urwana intambara yo mu mutima ukwiye kwibuka ko guca inzira bitavuze gutsindwa. Uba urimo kwiga, ukura kandi witegura kuba umuntu mwiza kurushaho. Waba uri mu bihe bibi cyangwa se ugahura n'imbogamizi, jya wibuka ko hari umugambi ufite muri wowe. Imana irahari igufasha. Nta wundi muntu waba umuzamu wawe kuruta Imana. Aho wakwirukira Imana izahora iri imbere yawe. Komeza utere intambwe, intsinzi iraje. Urugendo rwawe ruracyari imbere kandi mu rugendo rwose ukora ntuzahagarare. Hari ubwo wumva nko gutsindwa ariko niba ukomeje gukora iyo nzira iragenda ikugora kugira ngo uzamuke. Uzagera ku byiza byinshi mu minsi iri imbere. Wikemanga, imbaraga zo kugera ku ntego zawe ziri mu gutera intambwe za buri munsi. Ntabwo ari byiza kugereranya uko abandi bageze aho batageze ahubwo uzirikane ko urugendo rwawe ari rwo rw'ingenzi. Ugomba kumva ko ibyo ugeraho biri mu gihe cyawe. Abantu benshi bahura n'ibibazo ariko ugomba kumva ko ugikora neza kandi udatesuka.
guhinduka. Komeza guharanira ejo hazaza hawe, ntugacike intege nubwo ibyago bishobora kuba bihari kandi bikakugora. Icy'ingenzi ni ukutizera ko intsinzi idashoboka. Intsinzi ni umugisha w'Imana ku bantu babiharanira. Komeza kuba intwari mu rugendo rwawe rw'ubuzima. Hari igihe wumva ko utaragera aho ushaka kugera, ariko ikintu cy'ingenzi ni ugukomeza kugeza igihe Imana ikwereka ko urugendo rwawe rwageze ku ntego zawe. Ibyo wifuza bizabaho. Komeza ushake ibyiza, ntukibagize ko ibyiza biri imbere. Komeza intego zawe nubwo abantu batabona aho uca. Ntukemere ko amagambo y'abatakwemera agutera gucika intege. Abantu bazagushira urubanza uyu munsi ntibaza aho uzagera. Nubwo batakubwira ko udashoboye, ukwemera kwawe kuzabereka ko bishushanya ejo hawe. Buri gihe ugomba kwizera urugendo rwawe kuko uri gukora ibikwiye. Imana igufiteho umugambi mwiza. Igihe cyose utekereza ku byo ukora, jya wibuka ko Imana igufiteho umugambi mwiza kandi kubona. Urugendo rwawe rwuzuyemo impanuka n'imbogamizi, ariko igikomeye ni ukugendera ku murongo w'icyo Imana yaguteguriye. Abatakwemera bagufata nk'umuntu utazi, ariko Imana ibona icyo ushoboye. Buri kintu waba ukora ubu kizagira umumaro, kandi icyo wifuza kizagerwaho igihe cyacyo nikigera. Imana ishyira imbere umwiza mu gihe gikwiriye. Imana izaguha umugisha ku rugendo rwawe rwose. Ntuzigere wigereranya n'abandi, ahubwo komeza gukora ibyo Imana yagusabye gukora. Urugendo rwawe ni rurerure kandi rukora ku byiza bizabaho. Mu buzima hari ibihe bibabaje, ariko ikiruta byose ni ukugira icyizere ko intsinzi izaza igihe cyose. Urugendo rwawe ntirurangirira mu bibazo by'uyu munsi. Gukomeza gukora, gukunda no guhamya ibyo wizeye nibyo bizakuganisha ku byiza. Komeza utere intambwe nubwo waba uhumeka bigoye. Hari igihe byose bizagenda neza, kandi igihe kizagera uzaba intwari. Ejo hawe ni heza kandi ntugacike intege. Imana ifite umugambi mwiza kuri wowe. Ibikorwa byawe bizatanga umusaruro uko ukomeje gukora. Uko ukomeza gukora ibyiza wifuza, uko ukomeza kwihangana, niko uzabona intsinzi ikomeye. Buri munsi ni umugisha kandi ufite umwanya wo kubaka ejo hawe. Komeza urugendo rwawe kuko intsinzi iri imbere yawe. Motivation Rwanda, isomo ry'ubuzima. Rwanda Event TV.